nyakubahwa abayobozi mwaje kwifatanya natwe muri uyu muhango, nyakubahwa mushyitsi mukuru akaba n'umuyobozi w'umurenge wacu, nyakubahwa perezida w'inama njyanama y'umurenge wa Runda ndetse n'uwo yakoreye mu Ngata, muhawe ikaze muri uyu munsi. Nyakubahwa umugore uhagarariye abagore muri komite y'akarere mwaje kwifatanya natwe, nyakubahwa bagize inama njyanama y'umurenge ndetse n'iy'akagari ka Muganza, turabashuje kandi tubahaye ikaze muri uyu munsi wacu. Bakiriye kandi n'abayobozi batandukanye bakorera mu murenge wacu wa Runda, namwe mwiyumve mwikaze kuri uyu munsi wacu. Uyu munsi isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Mu rwego rw'umurenge wacu natwe turi hano mu kagari ka Muganza, aho twaje kwizihiriza kandi murakeye, muriziwe, murasa neza, abamutima w'urugo ba rudasumbwa abagabo bacu bikaba akarusho. Amashyi menshi. Nta kintu kidushimisha cyangwa se ngo kidutera imbaraga nko kubona ba rudasumbwa abagabo bacu nabo baje kudushyigikira mu birori byo kwizihiza umunsi wacu. Biradushimisha, mwumve yuko tunezerewe. Tukarushaho kandi kwishimira yuko nyakubahwa perezida wa repubulika, umutoza w'ikirenga w'intore, waduhaye ijambo nk'abagore. Nagira ngo mumfashe tumushimire tumuvugiriza impundu z'urwunge ku buryo zizamugeraho, kuko arahagarariye kugera hano mu kagari ndetse n'umurenge. Ba mutima w'urugo mumfashe tumuhe impundu zimukwiye. Murakoze cyane. Kuri uyu munsi rero twizihiza umunsi wacu, ngira ngo ku rwego rw'igihugu ni ku nshuro ya 32 twizihiza umunsi w'umugore, umunsi mpuzamahanga w'umugore. Mwumva ko imyaka 32 ishize ari myinshi. Tuwizihiza rero tuzirikana ibyo twagezeho mu iterambere ryacu mu nkingi zose, haba mu bukungu, mu mibereho myiza, mu miyoborere myiza, aho hose iterambere ry'umugore riragaragara. Akaba rero uyu bari umwanya mwiza wo kubyishimira ndetse no gushimira abaduhaye ijambo. Waduhaye ijambo, tukaba tugeze kuri uyu munsi wa 32 buri mwaka twizihiza umunsi wacu, kandi hari aho twavuye hari n'aho tugeze. Kuri iyi nshuro twizihiza umunsi wacu, abamutima w'urugo murabona ko dukeye. Abamutima w'urugo ba Muganza mwabiteguye neza cyane. Ubundi kera twe tumenyere ko bamutima w'urugo ari abanyantege nke, ariko twabonye ko mutima w'urugo yahawe ijambo, umugabo akamushyigikira, nawe arashobora. Siko bimeze se? Yego. Kuko n'ibikorwa byahoze ari iby'abagabo, n'ubu n'abagore barabikora. Mwabonye abashoferi beza b'abagore batwara neza, zaba imodoka zaba moto. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu by'agaciro. Amashyi menshi cyane tumuherekeza, amashyi menshi cyane kuri ijambo ryiza tubwiye. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nk'uko twabibabwiye kuri gahunda y'umunsi, amashyi.
ibintu ni byiza biraryoshye umuntu wese uri aha hantu yuzuye umunezero kubera umunsi w'abagore ariko buri igihugu kitagira abagore kiba kimeze gute ntago mbitekereza nta nubwo mbyumva kuko umugore ni we nyina w'indangagaciro ntekereza ziranga umunyarwanda wese ndetse no ku isi umugore ni nyina turanezerewe kubw'ibyo rero ntabwo turajya kure cyane ahubwo reka tuganire n'abagore hano dufite ahantu turi mu bwatsi buyoborwa n'umugore ariko se nimufite amatsiko yo kumenya reka muhe ikaze mu kiganiro twibwire hanyuma tubwire imbamutima ze nk'umuntu wakiriye iki gikorwa cyabereye mu kagari ke ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Urabwira abadukurikiye hanyuma utubwire imbamutima zawe. Nitwa Nyirigira Marie Grace ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Muganza. Nk'uko mubibona uyu munsi twagize ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore ufite insanganyamatsiko igira iti umugore ni uw'agaciro. Ku mutima wanjye ndishimye ndananezerewe kuba byonyine urwego rw'umurenge rwarifuje gukorera ibirori by'umugore hano muri aka kagari ka Muganza. Byanshimishije cyane kandi mu by'ukuri byagenze neza twakiriye utugari twose abaturutse hirya no hino. Nari mfite impungenge ko tutari bubone ikirere cyiza ariko ubu ngubu byanatunganye bigenda neza nta mvura twagushije. Nk'uko mubibona rero uyu munsi wagenze neza muri aka kagari kandi buri mugore wese hari n'icyo yatahanye bitewe n'ibiganiro byatambutse uyu munsi yuko agakomeza kwiha agaciro mu muryango we kuko araduhekeye araturereye ntago agomba kwitwara uko ashaka uba agomba kwitwara nk'umunyarwandakazi urangwa n'indangagaciro za kirazira. Urakoze cyane turagushimiye rwose mu biganiro
bigaragara abagore muyobora muri kano kagari kanyu birashoboka ko mushobora kuba mubitaho ntabwo twamenye ko mubigenza ariko dukurikije uko twabibonye mukomereza aho ngaho nimwe bagore dukeneye bashoboye kandi b'inkingi y'iterambere ry'umuryango nyarwanda. Ni iki ngiki nyakubahwa perezida wa repubulika ahora atubwira umunsi ku wundi. Murakoze, tuzagaruka ku natwe turabashimiye, murakoze cyane. Inzego zitandukanye, ba nyakubahwa abashinzwe umutekano muri hano, abahagarariye amadini, ibigo by'amashuri, bagore mwese namwe bagabo mwaje hano kwifatanya natwe kwizihiza uyu munsi mwiza w'umugore. Mwiriwe, umunsi mukuru mwiza w'abagore. Nitwa Anonsiyata Nyirabahorana, naturutse ku rwego rw'akarere nk'umwe n'urwego rw'abagore rukuriye abandi ku rwego rw'akarere. Bantumye bati mbese insanganyamatsiko y'uyu munsi hari umugore n'uw'agaciro, ibyo bishatse kuvuga iki? Ese twicare tugereka akaguru ku kandi ngo turabe agaciro? Igisubizo ni oya. Abantu bari hano bari gusakuza. Igisubizo ni oya, kuko igihe cyose uri uw'agaciro ugomba guharanira ako gaciro, usigasira ibyagezweho kugira ngo hatagira igihungabana ugasubira inyuma. Burya gukora ni kimwe, ariko no kurinda ibyo wakoze ni ikintu gikomeye. Ntabwo rero dukwiye kwicara ngo turabe agaciro gusa, ahubwo tugomba gukomeza gukora no guharanira yuko ako gaciro kahoraho ntigahungabane. Ibyo tuzabigeraho dufatanyije twese hamwe, tubinyujije mu nkingi enye za guverinoma yacu, kandi dufatanya n'abagabo gusigasira ako gaciro. Mwumvishe ibiganiro byose byagiye binyura hano, ni byiza, ariko nk'abagore ku rwego rw'akarere icyo twumvisemo ni uko ibintu byose byicwa n'ijambo rimwe. Ndarivuga mu ndimi eshatu: communication mu cyongereza, communication mu gifaransa, kuganira mu kinyarwanda. Urugo rutaganira cyangwa umuryango utaganira niho usanga tugiye mu bibazo mwahoze muvuga. Hari aho byanga, ariko burya ikiganiro ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu akwandikiye kuri telefone urasubiza ngo oke, cyangwa niba kubaje ngo mwaramutse ntabwo uceceka, uramusubiza ngo waramutse. Iyo ni communication. Bivuze ko yakumvishe, yumvise icyo wavuze, yumvisha agaciro kacyo. Ikiganiro kijya imbere ahantu hose, aho wajya hose utavuze burya biba byapfuye kandi byica ibintu byinshi. Ntago rero ndi butinde mu magambo kuko ntago ari njye mushyitsi mukuru muri ibi birori. Ndabashimiye abagore babahagarariye ku karere, ndababwira ko umunsi wagenze neza, ko mwari mukeye, n'amafoto tayari nayabagejejeho, ko mwiteguye neza kandi ko mukomeje kwesa imihigo musigasira agaciro umugore yahawe. Nyakubahwa mushyitsi mukuru w'uyu munsi, mu cyubahiro nkugomba, mwahaguruka mugatambuka mukatugezaho impanuro mwaduteguriye kuri uyu munsi. Murakoze.
nk'uko rero mwabyiboneye amaso araguha ntacyo mfite cyo kuvuga nta n'icyo mfite cyo kurenzaho byandenze nawe wese utitabiriye ibi birori byabereye muri aka kagari ka Muganza mu murenge wa Runda ntekereza ko wahombye ariko ntabwo wahombye cyane birashoboka ko wari uri kwizihiza ahandi nawe uyu munsi mpuzamahanga w'abagore ibiganiro byinshi byari byiza umunezero wari wose mu byari byose abagore ni ba mutima w'urugo abagore ni inkingi y'umuryango abagore ni abanyembaraga uzi kukuva kukuba umurezi w'abana mu rugo umuntu wo gucunga urugo reka mvuge gutyo uteka ukava aho ngaho ukagenda ukaba ugatanga ubuzima ukaba umuyobozi aha ukahisanga umugore n'uw'agaciro umugore wamusanga mu mashuri yose yakwiga ahantu hose yahagera umugore imirimo yose yayikora umugore mu nzego z'ubuyobozi wahamusanga umugore arashoboye kandi umugore koko n'uw'agaciro ariko nongere kuri ba babyeyi inshingano zazi neza kari ba mutima w'urugo muhike mu abagore bifuzwa kuko umugore mwiza abera mwiza umugabo akabera mwiza igihugu akambera mwiza niba se tuzi ko uwigishwe abayigishije isi yose ukora nk'utari umugore ufite indangagaciro urumva buri kwigisha iki umunyarwanda twifuza reka hamwe twubaka umugore muzima twubaka umugabo muzima twubaka umuryango nyarwanda uyu munsi ni uwacu tugume tunezerwe ku munsi w'umugore mbifurije umunsi mwiza w'abagore murakabaho murakarama muragatunga murakagira imana naha dushoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere ngewe wakibateguriye ndi Nyirabahire Marie Constantine.